ikaze kuri RIV Entertainment. Uyu ni wa mwanya ewana twagarutse turi babiri cyane turi babiri. Ni moto havamo banga hajya hindi, ariko nyamuneka dufite ahantu tugiye kubabwira, ahantu heza. Umuntu ushaka kwisukisha, umuntu ushaka kwisigisha inzara, babwire muri Urban Breads Boutique. Iherereye hariya ku Mushumba mwiza ewana. Mubagane mubateze imbere basuka neza cyane. Noneho ejo bundi tuzabereka n'amavideo y'ukuntu basuka, tuzajya tuyabanzaho kugira ngo muzajye muhagana munazi serivisi yabo ukuntu imeze. Abantu mukeneye kujyayo, nimero zaho nazo turazishyira hasi kugira ngo mujye mukomeza mujye kwisukisha ewana. Dushaka abantu basa neza, dushaka igihugu gise neza n'abantu bakirimo base neza. Abe ku mitwe, mu mutwe no ku mutwe birajyana. Ndabeshya kubeshya cyane aho abantu uvuze ukuri kwishi cyane, nawe urakabya. Hoya ntago ukabya nawe. None se ko numve iyo nuze isuka harimo ndashaka kuvugira abantu batarayigeramo, sibyo ko nayo nabonyemo umuntu basutse no bacira inzara yaje yirahira ati sifane, ahubwo ndazana yo sheri wanjye. Umva umugore wawe umuzane, ahubwo kuba ataraza nta makosa. Ni umurokore ntago ajya yisukisha. Oya nta kibazo. Hari n'ibindi, hari na shampoo bagira ya naturere. Gusa nanjye hano wangubitiramo akantu kakaba fresh. Hariya barabikora cyane. Yaba abagabo, yaba abagore, yaba abakobwa babitaho. Okay, nago tugiye gutinda kuri byo. Abantu bafite ibikorwa byo kwamamaza, mutugane tubamamarize. Ni kapane cyangwa n'umuntu ku giti cye? Oya ni ikigo. Ni ikigo cyitwa abakozi se? Abakozi barimo. Ko numva noneho uvuze ku kintu ngiye kuvugaho. Oya nta kibazo. Bo barahemba nta kibazo kirimo, bahemba neza. Nago muri bamwe babandi bazasanga bagiye ku maradiyo no ku mateleviziyo cyangwa oya hari umushefu wabo bamuha agapfukamunwa. Oya ibintu byabo biratunganye. Urban Breads Boutique herereye ku Mushumba mwiza. Yego. Noneho ubu ngubu hari ikibazo gihari ku makampani. Amakampani, ibigo bifite abakozi bihemba. Ndabyumva cyane. Ndagira ngo tugire icyo tubivugaho, niyo byadutwara n'amasaha 3 ikumva, ariko tukagira ibyo tubivugaho kandi tukabwira n'abantu babishinzwe kubikurikirana. Ese buriya twavuga abashinzwe gutanga amakapane cyangwa amasoko cyangwa kwandikisha izina, ni muri RDB cyangwa bikorerwa muri Mifotara cyangwa kuko Mifotara ni Ministry ishinzwe abakozi ba leta n'umurimo? Yego. Abo ngabo bo nabashinzwe amasoko n'imirimo. Abashinzwe amasoko, ariko harazamo na Mifotara. Harazamo na RDB. Kuko Mifotara ni ishinzwe abakozi. Yego. Sibyo? RDB ikaba ishinzwe gutanga ubuziranenge bwa kapani. Ari ujya kwandikisha kapani yawe. Yego. Voilà. Ndagira ngo tubivugeho kugira ngo ibintu bijye ahagaragara. Tunabwire hari n'igihe boss mukuru nyiri company ibintu biba atanabizi. Yego. Hari n'igihe biba abizi. Ariko ndagira ngo tubivugeho, tubivuze mu ncamake. Ni RIV Entertainment. Muyikurikire, ni channel nziza cyane izajya inyuraho ibintu byiza. Okay, urakoze cyane. Hari amakapani menshi nayo nagiye nkorera, ariko amakapani amwe hari amwe ayo bagiye bafungira. Yego. Ndashimira ikigo cyari kibishinzwe kibifite mu nshingano zabyo. Ariko ntago ari ngombwa amakampani kuyagarukaho, ahubwo turavuga ubuzima abakozi babo babayemo. Oya, none se kuko iyo tuvuze kapani iba kapani iyo yamaze kugira umukozi, sibyo? Iyo wamaze kugira abakozi ubwo uba wamaze kuba kapani. Hari izina rya kapani, hakaba nubwo ugomba kubushobora kuba uri kapani ariko nta bakozi ufite. Oya ntago bikunda, sibyo? Rero reka tuvuge ku bakozi. Yego. Kintu cyambere ugomba kunenga ubuzima babayemo. Ubuzima ubona abantu bafite amakampani
abantu bakorera mu makampani ubona babayeho neza mu buryo babayeho bishimye nabi, babayeho nabi cyane pe, babayeho nabi cyane cyane. Nimba hari ikigo kibishinzwe cyangwa gishinzwe abakozi, abakozi bakorera amakampani babigeho, yego babigeho, kuko urebye hano hanze uko bihagaze urahura n'umuntu uvuye nko gukora akazi ka sekirite n'urugero cyangwa yiriwe hariya, uzi ko yuko giye hari umusekirite ejo bundi pe, nanjye nkorera kampani, ariko kampani nkorera sibyo, sinaje kuyamamariza hano, ko nje kuyamamariza nayivuga no mu izina sibyo, ariko ndayishimira imemba make, ariko muri ayo make azira igihe ikayaguha neza sibyo. yego ariko mu by'ukuri hari igihe ubona nka kampani ishobora kuvuga ngo umukozi ukwezi kurashize ntahembwa, kandi mu by'ukuri hari amasezerano bavuganye na nyiri kampani, nubwo bajya batubwira ngo ku muntu utarasinye kotara yemerewe kwirukana uko ashaka, ukaba wamwirukana namerekeza ntaki, kubera ko nta masezerano y'akazi wigeze usinya. ariko ndahamya ko yuko byabaye ngombwa ko yuko bijya mu nkiko, uriya mukozi wawe sibyo, uriya mukozi wicirwa n'inzara hariya hari ku burinzi cyangwa wicirwa n'inzara hariya yaje kugukorera, urumva, agategereza igihe cy'umushahara, n'uwo mushahara nawe ubona ugize kumuha umushahara mukeya, ugize no kutawumuhera igihe, yego sibyo. Genda ayo makampani ndayanenga mwe namwe, ariko nanjye nigeze gukorera kampani ikajya idusinyisha kontra, cyane cyane ukabona zibogamiye kontara, ukabona ibogamiye kuri kampani. nicyo shaka kugira ngo ubwire rero kampani yo ukareba ugasanga umukozi nta ruhare na rumwe iyo kontara imufiteho, ukabona ni ukugira nyine byerekane ko wasinye kontara, ariko iyo kontara nta hantu na hamwe harimo utuntu tw'utugobeko, ngo ahantu hose kampani izakohereza uzahajya, yego igihe cyose tuzagukenera, yaba ari konji yaba atari konji ugomba kuhagera, umva si isoko, kandi wowe wasaba uruhushya ntibaruguhe uko urukeneye, yego, kandi uko bagukeneye bakakubona. urumva ibyo bintu ni imvune zibogamiye kuri za nyungu za kampani. noneho hari n'ikintu ushobora kugira gutyo ukagira n'ikibazo muri kampani yawe, sibyo, n'urugero ukumva ngo wasuzuguye nk'umuntu nk'umuyobozi wawe, n'urugero ese twabita abarojitike cyangwa twabita nk'abayecara w'ikigo runaka, ecara niwe muba muhura cyane, niwe tuba duhura. noneho ecara akaba yakubwira ngo ngwino ngo nkurere kino cyangwa ngwino ngira ahangaha, wamubwira ati ndi mu kazi, agahita yumva ko wamusuzuguye, agahita ahamagara kampani ati jyewe si isoko simushaka hano, sibyo, ati yarasuzuguye, sibyo, ati ndashaka ko yuko munzanira umukozi tuzumvikana. mu by'ukuri we nyiri kampani uhise wumvira ecara, ntabwo ubanje kureba impamvu uwo mukozi yanze kugenda, sibyo. yego turabizi habamo kugira ngo dufashanye no kumvikana, sibyo. none igihe ushobora kumubwira gutyo akakubwira ati ni jyewe ushinzwe gutanga isoko, jyewe n'igihe ugomba kujya hara kwa procurement nkavuga ati umukozi uyu n'uyu iyi kampani muzayiha isoko, yego, sibyo. ukaba uteye icyo bita kunuka ahantu boss yarari, gutera umwuka mubi, sibyo. bakavuga ngo uriya mukozi ngo impamvu ngo atarakoze kuriya ngo kubera ngo ibi n'ibi ngatumvikanye na HR, ngatumvikanye na logistique n'urugero, cyangwa kuko urabizi ntabwo wahura na siwo, ntabwo mwahura se, uba ugomba guhura n'uwungirije siwo, urumva nka siwo ibyo byo ntabyabazi, sibyo. ashobora kuba kubona gutya akavuga turi mwana n'umwana muzima, ariko abo mukunda guhura kenshi gashoboka ukaba ari umubereye iki, sinabyita ngo kimana yanjye umunuko, ukamubera nka cya cyatsi kinuka, cyanyiramunuka, akumva aho unyuze kumanana bwa gushaka, mu by'ukuri waje gushaka ibirayi, nawe natekereza icyo kintu, ngavuga ati reka mpamagara mbaze umukozi wanjye. noneho kubera uzi ko nta kotara wasinye, niyo wasinye ipfuye, sibyo, kandi wagakwiriye kukurebera, twese nta ndimi tuzi, sibyo. unashaka kuguha kotara ugasanga kotara waguhaye niyikuruha, yarivaga iri mu kinyarwanda, ariko mu kinyarwanda nubwo iri mu kinyarwanda ugasanga ibintu birimo ntibisobanutse, rero reka nkutera agastori. nyishakana n'umugore wanjye bwa mbere, icyumweru cya mbere
nakubitanye n'ibibazo Mm. nakoreraga kampani Yego. kampani ni wowe wanandangiyemo akazi Inde jewe. wowe Gabriel Babare nimba narakosheje. oya ntabwo wakosheje kuko wari unyohereje ahantu ngiye gushakira umugati kandi byari byo Mm. noneho ndangije turagiye turakoze nyishaka umugore wagira bose yari abizi Mm. hazamo ikibazo cy'uko ngo hari uwibye furashi Mm. Icyo kintu naracyumvise koko. ngo hari uwibye furashi Mm. noneho nyiri kwiba furashi abiziranyeho n'uwo ecara wavugaga Yego. yaravuze ati wowe ugomba gutwara furashi Utarajya aho ngaho. Ukumva? Ubwo ni kwa kundi yavuga ati jewe uyu sisoko simukeneye hano kandi kugira ngo ahave. yego Nuko ngomba gukora icyo kintu kugira ngo musige cyacyasha. yego Aha. noneho babikoze bagira ngo birukane njyewe n'abandi bakobwa babiri Mm. ha furashi uwo mwana arayijyana ibintu biriho ntiyabisiba Yego. arangije ashyiraho filime mu madokima y'abandi Mm. kumva Mm. aragiye ashyizeho filime imwe furashi barayigarura Mm. barangije ati ese nyiri furashi ko najya nshyiraho filime iyi filime yageze kuri iyi furashi gute Aha. tubura igisubizo Kandi wari waragiye. twari duhari Mhm. noneho badukoresha inama ati furashi yabonetse yari yabuze ariko yabonetse iboneka hariho iki filime Filime. ninde wayishyizeho Mhm. nyiri kuyishyiraho arabura Mhm. nyiri gushyiraho iyo filime arabura twaje kubimenya nyuma twarasohotse Mm. kumva noneho uburyo bapanze yuko ari ngewe n'abakobwa babiri tuzagenda hagasigaramo uwo wayitwaye n'undi mukobwa umwe Mm. twese baratwirukana Mm. biba ngombwa ko timu yose Mm. bayiterura Mm. baradusohora bazanamo iki abandi kubera ko nta kontara twasinye urumva ko twagiye wari umunyakiraka. yego Yego. twagiye gutyo Mm. Amakapani mwumve n'ibigo mwiyumve. umva byarangiye tugiye uko nguko Mm. byarangiye ubuzima bwacu bubaye habi hanyuma Kandi ufite n'umugore hari hashize icyumweru nshatse umugore Mana nyagasani. ari ukwishakisha ariko mu bintu birancanga Umugore yari afite akazi se basi we. nawe yateraga ibiraka Yesu we. kumva yagenda yabona uwasuka wa 5 bikaba ibyo akabara bizanye nanjye ubwo ngubwo mwirukanka mu biyede urabizi ibiyede by'ubu ngubu nabyo Biravuna. kubishaka ni ruswa kubishaka ni ukuba muziranye n'abantu bari muri iyo shansiye Mm. wagira amahirwe wakubitana n'umuntu muziranyemo agahita akubwira ati hariya ngenda avuga bigakunda wowe uzaze nzakwinjiza Ndabyumva. wowe ukagenda ugendeye gutyo ngewe ntabwo nigeze njya gusaba akazi ahubwo nanyuraga ku muntu ukora muri iyo kampani muri iyo shansiye nawe watanze ruswa. oya nta ruswa ni ikimenyane Mbega iyo hatabaye ikimenyane hazamo ruswa. yego Mm. kandi ruswa iyo ari yo yose irakora Ruswa baravuga ngo imunga igihugu uzi wese ko atanga ruswa uri kuyitanga bajya bavuga ngo uri kunyumva umuntu utanga ruswa ubundi itangwa ntabwo itangwa n'abantu 5 ruswa itangwa n'abantu babiri uwuyihabwa n'uwuyitanga uwuzi ko ayitanga n'uwuyihabwa abo ngabo amategeko arabakurikirana